Yes, ni Menya vuba TV twongeye kubasuhuza tuguma dushimira mwebwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro tunyuza hano kuri Menya vuba TV. Uyu munsi rero tugiye kubarebera icyegeranyo cy'Umwamikazi Elizabety ndetse tubabwire ibintu bitangaje kuri we cyane. Ni Menya vuba TV rero, niba utarakora subscribe kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utaguma ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Queen Elizabeth yavutse 21 z'ukwa kane 1923 aho bita Mayfair, London, United Kingdom. Amazina yose bamwita Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Akaba yarashakanye n'uwita Prince Philip, akaba afite abana uwo bita Charles Prince of Wales, Prince Andre Duke of York, n'uwo bita Anne ndetse n'uwo bita Princess Royal. Akaba afite abuzukuru uwo bita Prince Harry, Duke of Sussex, Prince William and Duke of Cambridge. Ababyeyi be babitaga Queen Elizabeth the Queen Mother ndetse n'umwami bitaga George wa gatandatu. Elizabeth ni umwe mu bantu bamazeho igihe kirekire mu buryo butangaje. Usibye kuba ari umwamikazi ndetse ni nawe ukuriye ibihugu by'umuryango w'abavuga icyongereza cyangwa se ibihugu bivuga icyongereza. Papa we akimara gupfa mu 1952 nibwo Elizabeth yahise ajya ku ngoma. Ibintu rero bitangaje ku mwamikazi nuko kuva mu 1952 ubwo umwamikazi w'ubwami bwishyize hamwe United Kingdom Elizabeth wa kabiri yimaga ingoma, yahawe icyubahiro kidasanzwe ugereranyije n'abandi bategetsi bo kuri iyi si. Si ukuba ayoboye ibihugu bitandukanye byibumbiye mu bwami mu buryo bworoshye bwitwa ubw'Ubwongereza, n'umwihariko afite. Ibyo bihugu ni Ubwongereza, Wales, Scotland na Ireland ya ruguru. Tugiye rero kurebera hamwe ibintu bituma bimugira umunyacyubahiro udasanzwe kurusha abandi bayobozi bo muri iyi si. Ibyo ntibihagije mu bubasha umwamikazi Elizabeth yahawe, kuko afite undi mwihariko ujyanye n'ububasha afite, uburenganzira n'ubudahangarwa birenze ibyo agomba mu bwami ayoboye, ahubwo bigera no mu bindi bihugu, by'umwihariko ibigize umuryango wa Commonwealth. Ngibi ibintu bigaragaza icyubahiro cy'uyu mwamikazi w'imyaka 94 y'amavuko, kesha imbuga zirimo The Express na The Sun. Ikigaragara rero cyiza imbere nuko ari hejuru y'amategeko mu bihugu byose yaba arimo. Ubwami bw'Ubwongereza bwahaye Elizabeth wa kabiri ubudahangarwa bwo kuba hejuru y'amategeko. Icyaha cyose yakorera mu bwami bwe cyangwa mu yandi mahanga agezemo ntabwo yacibwa urubanza. Numva ko Elizabeth afite ubudahangarwa budasanzwe. Aramutse ageze mu gihugu runaka akagira ibyo akora bigaragara nk'icyaha, nta muntu n'umwe wemerewe kumubaza ati ibyo ukora ni ibiki. N'umwe mu bantu bizihiza isabukuru y'amavuko inshuro 2 mu mwaka umwe. Nk'uko twabivuze haruguru, yavutse tariki 21 Mata 1926. Yizihiza isabukuru y'amavuko kuri iyo tariki buri mwaka, ariko ntabwo ibirori bikorwa mu buryo bwa kiyobozi bitewe n'uko ku kwezi mu bwami bwe burangwa n'ubukonje bwinshi. Ashyirirwaho undi munsi umwe mu mwaka yizihirizaho iyi sabukuru uri mu mucyo, ku buryo byorohera abasirikare gukora akarasisi kataraboneka mu rwego rwo kubaha itariki uyu mwamikazi yavukiyeho. Kuri uwo munsi abaturage benshi bateranira mu mihanda ya Londres bitegereza ibikori bya karasisi. Umuryango w'ibwami wo uteranira mu ngoro ya Buckingham ukora imigenzo y'isabukuru
y'amavuko. Ikindi kintu gitangaje kimugira umunyacyubahiro umwamikazi Elizabeth, ntabwo akenera visa cyangwa passport kugira ngo ajye mu mahanga. Wari warigeze wumva umuntu ujya mu mahanga ntakenere visa cyangwa passport? Umwamikazi we niko bimeze. Visa ndetse na passport zitangwa mu izina ry'umwamikazi Elizabeth, bikaba impamvu ituma we mu gihe agiriye uruzinduko mu mahanga adashobora gukenera ibi byangombwa, ndetse n'aho agiye nta muntu ubimubaza. Iyo ageze kuri airport runaka atambuka nta muntu umusatse cyangwa se umubajije ngo erekana ibyangombwa byawe. Numva ko ni umwamikazi ufite icyubahiro kidasanzwe tutigeze tubona. Ikindi kintu gitangaje kimugira umuntu udasanzwe cyangwa se gituma yitwa umunyacyubahiro uri ku rwego rwo hejuru, yemerewe gutwara nta ruhushya rwabigenewe. Muzi yuko buri munsi polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikangurira abantu gutwara ibinyabiziga bafite inzandiko zibemerera cyangwa se bafite icyo dukunze kwita perimi, ariko umwamikazi we arihariye. Mu gihe umwamikazi yaba akeneye gukora urugendo yitwaje imodoka, ntabwo asabwa uruhushya rwo gutwara, ndetse n'imodoka ye ntabwo igira ikirango cya nimero kizwi nka number plate. Si ngombwa ko akenera uru ruhushya kubera ko rutangwa mu izina rye. Ibitangazamakuru nka The Sun na Express bisobanura ko Elizabeth wa kabiri yamenye gutwara imodoka afite imyaka 19 yonyine y'amavuko. Mu gihe akeneye gutwara, akenshi ntabwo ajya mu mihanda y'i Londres, ahubwo atwarira mu marembo y'ubwami. Ikindi kintu gitangaje umwamikazi kimugira umunyacyubahiro udasanzwe. Muzi yuko iyo umuntu akeneye amafaranga afite ikarita yo kubikuza ajya ku cyuma bita ATM, ariko umwamikazi we arihariye. Mu bikingi by'ingoro ya Elizabeth wa kabiri muri Buckingham ahafite imashini yihariye y'amafaranga izwi nka ATM. Mu gihe akeneye amafaranga ajya kuyafata uko abishatse. Urumva ko we ntabwo ari bya bindi by'abantu basanzwe bajya gutonda imirongo, cyangwa nkava hano nkajya mu mujyi rwagati gushaka icyuma, cyangwa se nkajya kuri banki runaka gushaka icyuma cya ATM. We arihariye, agifite iwe mu rugo. Haba harimo icyo bita ifaranga ryose rishoboka, ifaranga yakenera ryose aragenda agakubitamo ikarita. Umwamikazi rero ikindi kintu afite yihariye kimugira umuntu udasanzwe, afite umusizi we bwite. Umusizi wihariye wa Elizabeth wa kabiri yitwa Simon Armitage, akaba yarahawe izi nshingano mu mwaka wa 2019. Uyu musizi yasimbuye Carol Ann Duffy wari ufite agahigo ko kuba umusizikazi w'ubwami wa mbere wabayeho mu myaka 400 ishize. Kugira umusizi k'umwamikazi cyangwa umwami mu Bwongereza ni ikimenyetso kiranga ubutwari. Icyo ashinzwe ni ugutaka Elizabeth wa kabiri no gutegura ibisigo by'iminsi mikuru muri ubu bwami. Ikindi kintu gitangaje kuri Elizabeth cyangwa se umwamikazi w'Ubwongereza, niwe uhagarariye itorero. Bitandukanye n'ibindi bihugu aho usanga harimo za Kiliziya Katolika, Pentecost, amadini agiye atandukanye. Mu Bwongereza rero niwe uhagarariye itorero. Yahawe ububasha bwo kuyobora amadini n'amatorero mu Bwongereza, gusa ntabwo yemerewe guhindura aho asengera, kuko aramutse abirenzeho yahita yamburwa inshingano ze hakimikwa undi mwami. Ngaho rero nguko Elizabeth
wa kabiri umwamikazi w'Ubwongereza, kuba amaze imyaka 94 arashaje mu buryo buhambaye. Niwe muntu nabonye ko iyo ari gusuhuzanya n'abandi bayobozi aba yambaye ga, urumva ko ari hariye asuhuzanya n'abayobozi yambaye ga, nta muntu ujya umukora mu biganza. Umwamikazi ukuyeho ibyo tuvuze haruguru afite ibintu bitangaje byinshi tutavuga ngo turangize. Ni Menya Vuba rero TV, umunsi twari twabakoreye icyegeranyo cy'umwamikazi, nubwo wenda tutavuzemo byinshi bishoboka cyangwa se byinshi bivuga ku mwamikazi, ariko twagerageje kubakusanyiriza bike mu bishoboka ku mwamikazi, mu bintu bitangaje kuri we bimugira umunyacyubahiro udasanzwe. Ni Menya Vuba TV rero, aho tudahwema kubagezaho ibyegeranyo, amakuru ya politike, imikino n'ibindi byinshi cyane. Ya makuru aba atariho ivumbi ni kuri Menya Vuba TV. Ya makuru wumva ukumva ko ari ubwo bwa mbere yumvishije ni kuri Menya Vuba TV. Muhorana nande na Bukarifu. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utaguma ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Reka tuzabonane ubutaha. Ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.